Okay, agafilime kacu karatangiye. Afande wacu hari ibyo yahashye rero sasa mu guhaha yahise atereka akadobo aho hasi, maze ako kanya munsi y'ameza hari igihari gitangira gukuramo ibyo afande wacu ahashye. Muri ubwo buryo kandi yitonze ngabo nagitangira gukuramo ibikoro n'iki n'igitoki cya afande wacu w'abarakashi agiye kwishyura. Haraka basi umucuruzi wacu we n'uwo bita Muhozo Patrick, icyo munsi y'ameza rero aho kibera igicuyi cyafashe ibyo gikuramo gishyiramo intosho nziza cyane. Afande wacu arishyura maze Muhozo Patrick baramwishyura. Ako kanya barakashi ngo arebe ko zuzuye kandi yitonze. Afande ziruzuye kabisa, asante sana. Afande wacu ahita afata indobo arigendera. Icyo atazi rero nuko atwaye amabuye. Ukurikira unarebe rero sasa kumbuka ibyo byose biba hari uri kubikamera. Gakorere wacu yafashe hasi hejuru mu gukamera wo gacwa we yarakameye yitonze, aravuga ati okay sawa rero nta kindi rero cyabayeho. Ibi nuko bimwitegereza byitegereza afande wacu rwose uko arenga. Ako kanya kino cyavuye munsi y'ameza cyitonze cya rudomora. Afande wacu nawe arakomeza muri buno buryo. Iki kiraza kibwira mugenzi wacyo kuraha nakwemeye cyane. Afande we aracyarenga yerekera haraka basi. Ukurikira unarebe aragiye rero sasa. Iki kiragaruka cyitonze cya rudomoro cyacu ni igisambu shahu, maze gitangira gukurayo ibikoro ndetse ibintu byose kimaze gukokora afande kibivanayo cyitonze. Urave kubiyi dunia rero sasa ngabo cyabikuyemo kandi fasita nk'abandi barara bose nta gutinda. Cyitonze rero sasa kibwira uyu nguyu atimereza kashi bakwishyuye kandi witonze. Muhoza Patrick nawe nta kindi yagombaga gukora nk'abandi bacuruzi bose baba basigariyeho ba bosi yarishyuye. Ngabo aruzuye bosi. Ngabo rero sasa kirangije mu note ya 3 acuruje kimuhamo senyisa. Akira senyisa ngaho mva imbere genda sha. Muhoza Patrick agira ngo ni umunsi wo kubeshya ntabyumva neza. None se umaye senyisa muri 3 baduhaye. Ngabo rero sasa cyamukubise senyisa. Ako kanya kari kuburana rero Muhoza Patrick iki cyakoze hasi cyihuse kizamura intosho we nagukubita sha. Niko sha tuhuka mbere yangu niko cyamubwiye Muhoza Patrick wacu ntabwo abyumva neza rwose bagenzi. Yagiye atabyumva agenda biguru ntege, icyo bita biguru ntege. Ngabo rero sasa Muhoza Patrick yagiye atabyumva rero. Ngabo urave kuri iyi dunia umuginga amayisenyisa yonyine kumva uko batonga n'abapfu busa barakwereka. Gakorere wacu ari kubikurikiranira hafi 5 kwa 5. Abaginga baranashwanyisha. Sawa niko yavuze Gakorere wacu. Kumva afande darotere kote urugendo rwo rurakomeje. Afande siteva rwose aramacinga niba macinge, ariko icyo atazi nuko bamutuburiye atahanye amabuye azi ngo ni ibikoro ndetse n'iki n'igitoki. Ngabo rero sasa aramacinga muri buno buryo kandi yitonze. Siteva wacu karitsiye zo nizo rwose karitsiye ziwacu muri Niger. Ngabo rero sasa kumbi iki cyo kiracuruza ngo uzave kubiyi dunia kubiyi myaka rero. Kumbi Muhoza Patrick wacu ko yazaga yitonze. Gakorere wacu yaramukoroye vayo sha vayo kandi nakubonaga ibyo mwakoraga byose hariya hirya watubonaga se kandi. Ngabo rero sasa cyari ikanze nababonaga sha. Atero sasa we wigira ikibazo ari ibyo yamwongoreye. Aramubwira ati rero sasa nta kindi usabwa, ugiye kuzenguruka hariya urukumva hanyuma dukora feri. Ati sindiyo, ati ndiyo Gakorere wanjye. Nta kindi cyabayeho rero gahunda bemeranyijwe bari bagiye kuyishyira mu bikorwa. Raka basi ukurikira unareba rero sasa dore n'uwo agafilime kacu gatangiye. Ngabo rero sasa Gakorere wacu nawe ahita yataka. Uko Muhoza Patrick agenda Gakorere wacu nawe yahisaza muri buno buryo rwose kandi yarubiye cyane, icyo bita kurubira. Ngabo rero sasa Gakorere wacu yaje amacinga
uko gakorera wacu aza macinga rero barakwerekana afande wacu nukaza karitsiye zo nizo hari aho yakase wana ari kwerekeza kuri geto yiwe. Afande wacu rero araza akata hano atereka indobo hariya maze araza yitonze wana afata akabase n'icyuma kandi n'agasafuriya aho ngaho hafi ahita agaruka yitonze aza gutunganya ibyo atunganya. Afande wacu araza atereka ibyo atereka yitonze kamafande ako kamageshi maze kujya gufata ibyo afata yitegereje neza yaguye mu kantu. Ibi ni ibiki Banyarwanda? Ntabyumva neza kwitegereza neza yabonye ari amabuye bamupfunyikiye abaginga. Ibi ni ibiki bankoze kandi afande wacu ntabyumva neza byaramucanganyikishije. Ibi ntabwo bishoboka, reka nze nkwereka afande wacu yahise afata akadobo asubira ahavanye ibyo yarahaguze. Wana abaginga bakama amabuye sha ntasoni bakankadiriya civilianizi gabo. Rero sasa afande yaragarutse kandi rwose agaruka narakaye cyane. Afande wacu we nuko yaje harakabasi kumba afande wacu kwaza barakwereka gakorere wacu nawe rwose nubwo yazaga macinga araza maze gakorere wacu anyura imbere ya kiriya gicuruzi. Ako kanya gakorere wacu avanamo agaswari amafaranga aratakara, maze mu gutakara iki kirayabona. Ako kanya kita cyataka nta gutinda kandi very sharp and very quickly. Uko cyataka rero Muhoza Patrick wacu nawe nuko yavuyeyo kandi yitonze. Urave kubiyi duniya harakabasi maze Muhoza Patrick araza nawe atangira kugira ibyo akora hano kandi yitonze. Ngabo arapakira ngo uzave kubiyi imyaka kumbi gakorere wacu ageze hano amafaranga yageje. Niko gakorere wacu ko yisakasaka kiri gutora amafaranga wana kurundi ruhande uyu nawe yasarishije ari kugira gute, ari gutwara boro z'abandi nawe. Muhoza Patrick yapakiye ibyo apakira kandi yitonze. Urave kuri Muhoza wacu Patrick araka yarapakiye ngo uzave kubiyi imyaka kandi yitonze fasta we kunywa ari amafaranga ja. Niko hoya aya mafaranga nayo nitoreye ayo mafaranga nayanjye ninjye wari uyafite. Wana batangiye kurwanira amafaranga. Iki ngiki kirangije gifata ibyo gifata kirerekera ngikiraho kigenda uko bano barwanira amafaranga maze iki kiraza kinegekaho cyitonze. Urave kuri Muhoza Patrick maze afande wacu we tayari amaze kwambura amafaranga umuginga. Wana afande wacu we yagarutse kandi afite umujinya mwinshi cyane. Ngabo rero sasa afande Steve wacu nafata umuntu aramuri gasura do rukagaruka kandi yarubiye cyane. Maze gakorera avuga ati wa muginga we shani ikindi gihe gakorere wacu arigendera. Aya basi afande nawe yaje kandi yihuta cyane. Umuginga nkujeho sha niko cya rudomoro cyavuze. Wana kumbi kitegereje imbere neza cyarebye aho cyari cyashyize ibiboro byacyo byacuruzaga kirabivura. Ibi ni ibiki Banyarwanda? Maze kiza gusatira kiritegereza ahantu hose. Wana ko nari mbishyize hano bise bijyahe koko byaragicanze. Rero uko bigicanga mwabantu mwe ibisambo birarutanwa. Afande nawe yaje kandi yarubiye. Ukurikira unarebe afande Steve wacu maze araza. Wana abwira kino we wa muginga ngwino hano kwanza. Niko ibi ni ibiki mwampaye? Niko ibi kweri? Ngabo iki kiraza wana mukama mabuye. Ako kanya ruwaje gakorere wacu araza yitonze ahita yereka afande wacu itegereza hano afa. Maze afande kureba neza abona ikiginga nicyo cyamutsimbuye ibyo yaraguze. Ako kahigiye kuruka nka we garuka hano nta hantu wancikira ja nagufashe njye afande nahigereye. Nta kindi cyaberera afande wacu wese kinyata vibaya sana aragitambikana very sharp and very quickly. Agafilime kacu rero uko kagenze mwakoze kureba ndabakunda cyane gusa mwirinde kwiba nta keza kabyo. Ciao.